Neza k'umukobwa kugira ingano y'ikibuno kinini ndetse no kugira isura nziza, ibi ni bimwe mu bituma mu by'ukuri abahungu bamuhoza y'ijisho bikanatuma akundwa n'abatari bake. Gusa none mu by'ukuri nk'uko bikomeza kugenda bivugwa ko abakobwa ubwiza bwabo bushobora kuba bugaragarira mu maso, ndetse kandi aho ushobora gusanga ahanini abakobwa bafite amabuno manini bakomeza kugenda bakundwa n'abahungu batari bake. Bivugwa ko mu by'ukuri umukobwa uko yaba asa kose, uko yaba afite isura imeze kose, afite ikibuno kinini, yewe ibi ngibi bishobora gukurura abagabo bikatuma mu by'ukuri mushobora no guhura mu nzira ukaba wamureba ukamuhoza y'ijisho. Ibi ngibi kandi bikomeza kugenda bivuga ko abakunzi babo bakomeza kugenda banabakunda cyane bitewe n'ingano y'ikibuno bafite, bikanatuma mu by'ukuri isura yabo yaba mbi cyangwa se nziza, mu by'ukuri ingano y'ikibuno yabo igatuma babakundira icyo. Ni bimwe mu bituma mu by'ukuri abakobwa bafite ikibuno kinini bakomeza kugenda mu by'ukuri bakurura abagabo, bagakomeza kugenda banakundwa n'igitsina gabo. Ikibuno cy'umukobwa ni kimwe mu buranga buhebuje umukobwa afite, ni kimwe mu butungo mu by'ukuri umukobwa ashobora kubura akaba yanababara. Benshi uyu munsi mu Rwanda mu by'ukuri twakomeje kugenda tunumva bakomeje kugenda banitezaho ibibuno, bikanatuma mu by'ukuri babasha kuba banabura ubuzima bwabo. Marina Deborah mu by'ukuri n'umwe mu bakobwa b'Abanyarwanda bashoboye kwiteza ikibuno kugira mu by'ukuri babashe kuba bagira uburanga bwiza, dore ko kandi imico y'umukobwa nuko yabasha kose mu maso adafite ikibuno bikomeza kugera bivuga ko mu by'ukuri ashobora kudakurura abagabo. Umukobwa ufite ikibuno kinini mu by'ukuri ni umwe mu bituma akomeza kugenda mu by'ukuri anakura abagabo, amaso y'abagabo agakomeza kugenda anamureba. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe abakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno kinini kandi bakaba bafite uburanga bwiza, bakaba bakundwa n'abagabo batari bake, bagakomeza kugera bakura abagabo mu by'ukuri. Hano turaza kwibanda no ku bakobwa mu by'ukuri bafite ikibuno kinini ariko nanone bakaba bafite mu maso habi, bagakomeza kugera bakundwa n'abatari bake kandi abagabo b'abakire. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu. Tumwe ko mukunzi, nimba ari bwo bwa mbere ushyitse kuri YouTube channel yacu, turagusaba kwiyandikisha ku muryango mugari wa NG Empire, ukande subscribe biko no gukanda kuri iyo notification kugira ngo ugikomeza kugenda ugerwa n'inkuru zacu gatanu ku kandi. Uyu munsi ngo yikaze kuri tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno kinini, yewe bakaba banafite mu maso habi ariko bakaba bakundwa n'abatari bake. Uyu munsi abagabo mu by'ukuri bakomeza kugenda babona ibibuno by'abakobwa bigakomeza kugenda binabasaza, bagakomeza kugenda banabakunda cyane, aho kandi ibi ngibi binatuma abakunzi babo bakomeza kugenda banabipfa. Umusore ashobora kuba yabona umukobwa muzi ari kugenda ari kumwe n'umukunzi we, yabona ikibuno cyangwa se ingano y'ikibuno cy'uyu mukobwa akaba yamurangarira. Ibi ngibi bikanatuma abipfa n'umukunzi we. Ngo ayikaze kuri tugiye kuba twarebera hamwe utonde rw'abakobwa 10 ba mbere Rwanda bateye neza ndetse kandi bakaba bafite imiterere y'ingano y'ikibuno kinini. Ibi ngibi bikanatuma bakundwa n'abatari bake. Reka ngo ikaze kuri wowe tugiye kuba twarebera hamwe aba bakobwa ba mbere mu Rwanda, ndetse kandi aho bikomeza kugera binagaragazwa ko abakobwa bo mu Rwanda mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragara mu ishusho nziza, bagakundwa n'abanyamahanga. Uyu munsi twavuga nk'uwo twakwita Dabiju, bikomeza kugera bivuga ko mu by'ukuri ari mu rukundo n'umuhanzi twakwita Harmonize. Ibi ngibi mu by'ukuri binavuga ko kandi Dabiju ashobora kuba yakundanye n'uyu muhanzi Harmonize. Mugendeye ku miterere myiza y'uyu mukobwa Dabiju mu by'ukuri ukomeza kugenda uvugwaho amabara mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kuba twareba abakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite imiterere myiza, bafite mu maso heza, ndetse kandi yewe bakaba bafite ikibuno gikurura abagabo, aho batambutse hose bakaba bahoza y'ijisho. Dore ko kandi biravuga ko mu by'ukuri Dabiju ari umwe mu bakobwa ba mbere mu Rwanda bagaragara mu ishusho nziza, bakaba bafite imiterere cyangwa se ingano y'ikibuno kinini, bikatuma mu by'ukuri bakomeza kugenda bakurura abagabo aho bari bose, bakaba baniranga. Pamela mu by'ukuri nubwo ari umwe mu bakobwa ba mbere mu Rwanda bakomeje kugenda bavuga ko ari abakobwa beza, ndetse kandi uyu munsi akaba yarakoze ubukwe n'uwo twakwita The Ben, ariko kuri uyu munsi akomeza kugenda agaragara mu bakobwa ba mbere mu Rwanda bagifite imiterere myiza, ndetse kandi bafite n'ingano y'ikibuno kinini. Ibi ngibi kandi bikanatuma mu by'ukuri Pamela akomeza kugenda akundwa na benshi cyane cyane igitsina gabo, ndetse kandi binavuga ko mu by'ukuri Pamela atarakora ubukwe na The Ben ari umwe mu bakobwa bakomeje kugenda bakundwa n'abasore, bikanatuma mu by'ukuri abasore benshi mu Rwanda bakomeza kugenda bamwifuza bitewe n'ingano y'ikibuno yari afite, ndetse yewe n'imiterere myiza mu maso yari afite. Bikanavuga ko mu by'ukuri Pamela umwe mu bakobwa bageze kuba banakura abagabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi mu by'ukuri tukaba tugiye kureba abakobwa 10 ba mbere bafite imiterere myiza y'ikibuno, ndetse yewe bakaba bafite mu maso heza, yewe kandi turaza no kwibanda ku bakobwa bafite mu maso habi ariko bakaba bafite ingano y'ikibuno kinini, bikanatuma mu by'ukuri bakundwa n'abatari bake. Uyu munsi abakobwa bakaba barakundanye n'abagabo baherwe bitewe n'ingano y'ikibuno cyabo ndetse n'imiterere myiza bafite. Kandi turasanga umukobwa mwiza cyane Uwicyeza Pamela, ni umukobwa mu by'ukuri wakomeje kugenda anagaragara ko yageze kuba Miss Rwanda. Ibi ngibi kandi bikanavuga ko uyu Miss Pamela yakomeje kugenda akundwa n'abatari bake mu Rwanda, cyane cyane higanjemo igitsina gabo, bitewe n'uko Pamela yaragaragara mu by'ukuri mu ishusho nziza, afite amaso abengerana, akaba afite ikibuno kinini, bikanatuma mu by'ukuri ingano y'ikibuno cye ikomeza kugenda ikurura abagabo. Miss Pamela mu by'ukuri nimwe bakomeje kugenda barakundwa n'igitsina gabo mu Rwanda, bikanatuma mu by'ukuri akomeza kugenda ahabwa amahirwe yo kuba yanaba Miss Rwanda. Ibi ngibi kandi bikakomeza kugenda bavuga ko Miss Pamela mu mwaka wa 2021 yageze kuba yakurura abagabo cyane, bikanatuma mu by'ukuri bakomeza kugenda barabukunda. Uyu munsi Miss Pamela akarere ku mwanya wa 10 bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite imiterere myiza, cyane cyane higanjemo ingano y'ikibuno cyabo mu maso heza, ndetse kandi bakaba bafite n'indoro nziza, uko bareba bikaba bikurura abagabo, bikaba binatuma babakunda cyane.
Mwanya wa 9 kandi turasanga umukobwa wakunzwe n'abatari bake mu Rwanda, ni umukobwa bikomeza kugenda bivuga ko ari mu rukundo na Harmonize. Ni umukobwa uri ku mwanya wa 9 mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite imiterere myiza ndetse yewe kandi bafite n'ikibuno kinini, bikaratuma mu by'ukuri yakomeje kugenda akundwa n'abatari bake. Numwe mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bakize, numwe abakobwa mu by'ukuri bafite amafaranga no mu gihugu cy'u Rwanda, ariko akaba atakibarirwa mu Rwanda. Uyu munsi akaba yagiye muri Canada. Bivuga ko mu by'ukuri uyu mukobwa Dabiju ari mu bakobwa bakomeje kugenda bagaragara mu rukundo na Gopondati, ariko mu by'ukuri bikavuga ko yaje kuba yanakangana nawe. Uyu mukobwa kandi afite imiterere myiza y'ikibuno, bikanatuma mu by'ukuri akomeza kugenda akurura abagabo, akomeza kugenda anitwa umukobwa w'indaya, kubera ko mu by'ukuri ni umwe mu bakobwa bakomeza kugenda bakundana n'abasore benshi mu Rwanda. Aho uyu munsi yagiye mu rukundo na Gopondati, ariko kuri uyu munsi bikaba biri kuvuga ko ari gukundana na Harmonize. Bikanatuma mu by'ukuri uyu mukobwa twaramushyize ku mwanya wa 9 ku bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite imiterere y'ikibuno cyiza, ndetse we kandi akaba akurura abagabo cyane. Binavuga ko kandi uyu mukobwa Dabiju mu by'ukuri yaje kuba yakundana na Harmonize bitewe n'ingano y'ikibuno ye, bikanatuma mu by'ukuri akomeza kugenda akundwa n'abasore mu Rwanda. Mwanya wa 8 kandi turasanga Keza. Uyu Keza mu by'ukuri ni abakobwa bahataniye ikamba rya Miss Rwanda, ariko mu by'ukuri bikanavuga ko atigeze aritwara, bikaba byari ibintu byakomeje kugenda binamutera umujinya ukabije cyane. Uyu mukobwa akaba ari ku mwanya wa 8 mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno kinini, bikatuma mu by'ukuri amwe abakobwa bakomeza kugenda bakurura abagabo. Yewe kandi uyu nguyu bikomeza kugenda bivuga ko yegeze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agakundwa n'umuzungu, bikatuma mu by'ukuri aza no kuba yamurira mu Rwanda. Uyu munsi bikomeza kugenda bivuga ko uyu mukobwa ari mu bakobwa bakomeje kugenda banakurura abagabo cyane, uretse mu gihugu cya Nigeria yegeze kuba yajyamo. Keza kandi ni umwe mu bakobwa bagaragara mu isura nziza, ndetse kandi akaba afite uburanga bwuje ubwuzu, akaba umwe mu banyarwanda beza mu by'ukuri bafite n'ikibuno kinini. Uyu munsi akaba ari ku mwanya wa 8 mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno kinini, akomeza kugira mu by'ukuri ahabwa amahirwe yo kuzatanira ikamba rya Miss Rwanda. Bikaba binavuga ko mu by'ukuri ashobora kuba azanaritwara, kuko uyu mukobwa uri ku mwanya wa 8 mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno n'imiterere myiza cyane, bikanatuma mu by'ukuri bakurura abagabo cyane cyane. Kandi ku mwanya wa 7 turasanga Keti. Keti ni umukobwa mu by'ukuri uvuka mu Rwanda Musanze, ni abakobwa bakomeje kugenda bakurura abagabo cyane, ni abakobwa mu by'ukuri b'abanyamideli bakomeza kugenda bagaragaza ubwiza bukabije. Uyu mukobwa kandi yakomeje kugenda ajya mu rukundo n'abahanzi bakomeye mu Rwanda, anga twavuga nko twakwita The Ben, ndetse kandi akaba yagiye mu rukundo na King James, ariko mu by'ukuri bakaza kuba barakanganye. Ariko uyu munsi akaba ari mu bakobwa 7 ba mbere mu Rwanda bafite imiterere myiza. Uyu nguyu kandi akaba ari ku mwanya wa 7 mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite imiterere myiza. Uyu munsi bikakomeza kugera ko mu by'ukuri umukobwa akomeza kugenda ahabwa amahirwe ko ashobora no kuzajya mu bakobwa ba kabiri cyangwa se mu wa mbere, kubera ko bitewe no mu by'ukuri akomeza kugenda agaragaza ubwiza bukabije cyane, akanafite ingano y'ikibuno kinini cyane. Yewe agiye mu nzira abagabo bakaba bamureba cyane, ndetse kandi indoro y'abagabo igakomeza kugenda imoza y'ijisho ku kibuno cye. Afite imiterere myiza, afite isura nziza, yewe kandi akomeza kugenda agaragaza isura nziza, akanakurura abagabo benshi cyane bakaba bashwana n'abakunzi be bitewe n'ikibuno cyangwa se ingano y'ikibuno afite. Ya 6 kandi turasanga Rose Kenny. Rose Kenny mu by'ukuri ni abakobwa bakomeza kugenda bagaragaza indoro nziza cyane, ariko nanone ni umukobwa wirabura, ni umukobwa udafite mu maso heza cyane, ariko ingano y'ikibuno cyonyine afite ikanatuma mu by'ukuri akomeza kugenda akurura abagabo. Keza kandi akomeza kugenda mu by'ukuri aravuga ko ari umwe mu bakobwa begeze kuba beza cyane hano mu Rwanda bafite ingano y'ikibuno, kandi agakomeza kugenda mu by'ukuri akurura abagabo bitewe mu by'ukuri n'iki kibuno cye. Uyu munsi mu by'ukuri Keza bikanavuga ko ari umwe mu bakobwa badafite isura nziza, yewe no mu miterere mu maso ye bikavuga ko atari mwiza cyane, ariko ingano y'ikibuno cye ikomeza kugenda ikurura abagabo, bigakomeza kugenda bavuga ko mu by'ukuri yakomeje kugenda akurura abagabo bitewe n'ingano y'ikibuno cye. Uyu kandi bikomeza kugenda bavuga ko yakundanye n'umusore mu Rwanda ufite amafaranga bitewe n'ingano y'ikibuno cye. Binavuga ko kandi umukobwa ufite ikibuno kinini ashobora kuba yabona umugabo ufite amafaranga kubera ingano y'ikibuno kinini. Bivuga ko kandi mu miterere y'abagabo bakunda abakobwa bafite nyashi cyangwa se mu by'ukuri bifitiye ikibuno kinini. Ya 5 kandi turasanga Anita. Anita ni umwe mu banyamideli bakoze agashya mu Rwanda, uyu kandi yegeze kuba yatwara Grammy Award y'abanyamideli ba mbere mu Rwanda. Mwanya wa 4 kandi turasanga Rosa. Rosa mu by'ukuri ni umwe w'abakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno cyangwa se ingano y'ikibuno kinini, bikaratuma mu by'ukuri akundwa n'abacyarake. Rosa kandi binavuga ko mu by'ukuri yegeze kujya mu rukundo na Chris Easy. Ibingibi kandi bigakomeza kugenda bimuha amahirwe menshi yo kuba akomeza kugenda akundwa n'abagabo bitewe n'imiterere y'ikibuno cyangwa se n'ubwiza afite. Mwanya wa 3 kandi turasanga Claire. Claire mu by'ukuri ni umukobwa ufite ikibuno kinini cyane, akaba ari umukobwa ufite ingano y'ikibuno cyiza cyane, ni ikibuno gifromye neza. Iyo yambaye ipantaro mu by'ukuri abagabo benshi baba bamureba, bikatuma mu by'ukuri akomeza kugenda ahabwa amahirwe yo gukomeza kugenda akundwa n'abagabo mu Rwanda. Mwanya wa 2 kandi turasanga umukobwa mwiza cyane Miss Heri. Miss Heri ni umwe w'abakobwa bakomeza kugenda bakura abagabo mu Rwanda, ndetse kandi agakomeza kugenda akundwa n'abatebake bitewe n'ingano y'ikibuno afite ndetse n'imiterere myiza. Ibingibi kandi bikamuha n'amahirwe yo kuza ku mwanya wa 2 mu bakobwa 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno cyiza. Ushobora kuri kwibaza umukobwa wa mbere mu Rwanda ufite ikibuno kinini kandi akaba ateye neza agakomeza kugenda akura abagabo. Uyu nguyu ni umukobwa wakunzwe cyane mu Rwanda.
Rwanda wakomeje kugenda ukura abagabo cyane, Miss Anita Ari yakunzwe n'abatari bake.